duhura bwa mbere njyewe ndumuririmbyi mu rusengero ndi umucuranzi bavuga ngo nari ndi mu rusengero turi kuririmba muri English service nari ndi kuririmba mbona agakobwa kinjiye mu rusengero gatoya kihuta cyane n'ibitabo hajyo gatwaje Imana ibitabo gatoya kigabo gatatu segonderi kagakoze k'Imana rwose gafite ibitabo n'igitabo cy'indirimbo na Bibiliya na agenda n'ikaramu umuntu w'Imana bamwicaje imbere guturuka mu kigo abaraje bagiye kwakira umuvuga butumwe mbona ni kagakobwa bahamagaye amaye nka data kanecara imbere bakagakobwa rero gakoze k'Imana kaje kutubwiriza uyu munsi gasekeje nta kinyarwanda kazi kavuga icyongereza gusa bagasemurira kakoze k'Imana kavuye mu Bwongereza byose bigeze mu rugo duherekeje ahantu tugeze kuri gate turafunze tugeze mu rugo nibwo naje kwitekerezaho bimenye ko ibintu byakomeye twirambye ati kamarade uhuye n'isanganye ni harya gahunda Mwanza aransabye neza ngo nahise nkubita nazi napurika inama ya mbere bangiye ko ari ugusenga ko buriya tugapfukama ndabwiye umugore nti twasenze asenze umugore ararambiwe n'uwamana we ku nshuro ya mbere narakubonye witamurura ayara twari twasoje ariko yarakira aho ngaho ubona kiri mu muti wo gusenga ahubwo bamutu kamera niwe wa mbere ndasenga mama gusenga urugamba ntabwo rworoshye izo nitara ngiye kwinjira mu cyumba ngiye kuza yanga amata najyaga kubyuka nkazimya amata najya kurya nari mfite isoni narigira mbona kandi umuntu yambona akabaza ati kamarade n'umucamo ntari ubwo bakabwira umukobwa ubwo ababwira umukobwa bakamubwira ati niyo gukora iterambere umugabo afite inyota yakabona umukozi w'Imana aje ndishagera asanye umukozi w'Imana baravuze umukozi w'Imana avuye mu iterambere afite inyota akamata afite dukarita tw'inyange nka 10 y'amasomo nayo yafashe neza ahubwo mwene data barangihore babona dumujama babona ko mbasha ko ntakigenda kandi yanyemeragaho twarabivuganaga akanyemeza uburyo cyabizi nakoze tizi ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Rose TV show mbaye ikaze cyane mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ngewe nitwa Rose Nishimwe nizere yuko muri amahoro mbifurije amahoro y'Imana ndi kumwe na couple nziza tugiye kuganira mbaye ikaze murakoze cyane ndabwiye ngo muri beza murakoze ese mwamwijijishije neza ntabwo mwabyumviye by'ubwiza bya ntabwo byize n'abantu bose mbona ari beza so nkuko bavuga ngo uri umudamu nase Rose ntabwo mureba ko ari mwiza nawe ntabwo ariko njye nabimubwiye kandi mubwiye mubwiye rata nta ntukazajya uvuga ibintu utabonye muri beza nishimiye cyane kubakira murakoze ukuri mumeze neza tumeze neza muri amahoro yego nakiriye couple ya kamarade merci kamara ujya kudupresenta madame kwa kundi mbere na mbere nje ntwa kamarade ndo umugabo nyine murabona ko nambaye impeta tengera no mufasha wanjye sibyo no mufasha wanjye tumaranye ubu turi kugera mu myaka 7 hagiye ubu turi mu gatandatu ndetse ko twashoje wa gatandatu mwirindwi wa karindwi wow
mu myaka 7 Imana yaduhaye umugisha tubyaramo abana 2 umuhungu n'umukobwa. Witwa Nishimwe, dufite umuhungu wacu wa mbere yitwa Ashimwe. Urumva ko ari makanda ka papa Ashimwe nawe Ashimwe. So turakijijwe dusengera mu rusengero rwitwa Vivante Ikabuga, igiturage cy'Ikabuga hirya iriya. Pasiteri Nkunda witwa Senga Edmo ni bishop wacu mukuru. Ni bishop. Bishop w'Ikabuga yitwa Deo Gashagaza. Yego. So rero mu buzima busanzwe nyine ngewe ndi umunyamuziki, nkora umuziki. Ndi producer, ntunganiriza abaririmbyi indirimbo. Harya nkora iki kindira? Haba n'umunyamakuru kuri radio Umucyo, radio Gikristo yitwa Umucyo. Harya buriya Sibiriyara. Uri na papa? Hanyuma harya ukora iki? Njyewe uri umukozi w'Imana. Ukorera Imana mu biki? Nyine ndaje mbikubwira. Ndera abana batoya mu Sunday school. Nkunda abana cyane. Ni bimwe mu bintu mba numva ari ubuzima bwanjye. Nkaba naragize n'amahirwe mfite ikigo cy'ishuri mu buzima busanzwe nkuraho. Ubwo abana mu rugo, abana mu kazi, abana ku rusengero, mbese n'abana. Nibwo buzima bwanjye. Murakoze cyane. Ndabishimiye cyane kubakira. Ndizera yuko abantu badukurikiye babumvise, murabibwiyemo muri makeya, ariko n'ubundi turibuze kugenda tubamenya buhoro buhoro. Rero mbere ko twinjira mu kiganiro mu nkuru y'urukundo rwanyu, n'ubundi nkuru z'urukundo banateze amatwi mbere y'uko tuyinjiramo. Reka tubanze dusenge. Yego. Sinzi wenda umuryango wanyu Pasiteri niwe usenga. Imbere y'Imana uragize Imana mu kiganiro, abagiye kugikurikira natwe tugiye kugikora, ubundi nyagasani duherekeze. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kuri mwiza, tuguhaye icyubahiro ko dukunda kandi utwitaho, tugushimiye ko tukiri bazima kugeza uyu munsi. Mana ishobora byose, tugushimiye kubw'uyu mwanya w'igiciro uduhaye wo kuba turi hano Mana. Tugushimiye abagiye kudukurikira, tugushimiye abazafashwa n'ibi tugiye kuvuga, tugushimiye byose muri rusange. Mana turakwinjize kugira ngo bane natwe, ibyo tugiye gukora biyoborwe nawe kandi Mwuka Wera abane natwe. Turakwinjize kugira ngo ukuboko kwawe kujye kutubeho ndetse kube no kuri bagenzi bacu bari hirya no hino batandukanye. Ishimwe n'icyubahiro byawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Yego. Kamara banyari ikintu ugiye kuvuga. Oya, ibyanjye ni ibitwenge gusa. Ni ukwishima. Uzajya wishima n'ubundi uzabona bifuza kwishima biba byaranze kuko ari benshi. Njyewe nkunda umuntu wishimye, natanga n'umwanya wanjye kugira ngo nshimishe umuntu. Umugore wanjye arabizi. Kugira ngo umuntu ansabe ikintu ngo ndeke kukimukorera ubwo kiba cyananiye. Yego. Nkunda kubona umuntu wishimye. Kandi ngize umugisha nkabigiramo uruhare, biranezeza cyane. Nkunda amahoro, kandi n'abantu mbana nabo nkishimira kubona bayafite. N'umugore wanjye nkunda kuyamuha. Biragaragara ko yatanga, yiturije, adafite. Ubundi hari abantu baba bataramenya icyo babereyeho ku isi, cyangwa se bashoboye kurusha ikindi. Ubundi service rendering cyangwa se gutanga serivisi is the best. Hanyuma service yo guteka nawe anyway, ntabwo ari ukubivugira ngo iki akunda kwitanga kubera abantu bandi.
arabikunda cyane kandi si n'ibintu bisaba kwinginga cyane ngo mbimwumvishe ngo rero nyamuneka ihangane witange oya ni ibintu bimurimo just kandi bitari kuvuga ngo ni amafaranga sindabona mbwira ngo aya nta mafaranga di tugomba kuyakorera oya amafaranga ahubwo amafaranga aza nyuma y'ibindi bintu ntago biba byihutirwa cyane nko kuvuga ngo runaka yageze ibyago ngo njye kumutabara oya niba umuntu bavuze ngo yenda muri church hari umwana agize ibyago nguriya mwana dore arabanza akansobanurira akambwira uriya mwana dore n'imfubyi nguzi ko papa we byagenze gutya na gutya tugomba kumutabara akabona ko duhariye byo nibyanyumvisha cyane kurusha n'amafaranga rero namaze kubona ko ni ibintu bye kwita ku bantu niba hari uwagize ibyago uri bantu bari bube ba mbere mu bariyo ni kamarade bari buze kuza guterura abari buze gufasha nyine uri we koordinateri w'ubukwe habuze fanta kamarade nawe uri hafi habuze imodoka habuze umushoferi habuze kamarade nawe uri hafi kandi ikintu nabonye nuko atabyitotombera ni ukuvuga ngo rero ni ibintu bye narabimuhariye nageze aho mwana we gatari ku bundi umuntu uhora ugenda ngo wagiye ngo njye nagushaka ngo ihangane kwa runaka ntabwo uzi ko babasuye bafite abashyitsi kandi bari bukenere ko bari bukenera abantu babatwaza cyangwa se bari bukenera abantu bafasha abashyitsi kubajyana mu modoka turaza kuvugana so ni ibintu bidasaba kumwinginga cyangwa ngo wasabe izindi mbaraga ngo urabona turi kugenda transport iki n'ibiki so it is his ubundi nibyo akora neza kurusha n'ibindi bintu byose ukazashinga wowe nije mbese yo kwita ku bantu yo kwita ku bintu by'abandi niyo nje umuntu ushaka service he's a good person kandi abikora neza icyiza cye ntabwo yitotomba byamuvunnye ntabwo bimubabaza ngavuga ati nta nyungu irimo ngo ibintu mba ndimo hari ibintu biza nko gufasha umuntu bigatinda bigatwara igihe kinini yenda bafite umuntu bari kwitaho nko kwa muganga kandi agomba kuzajya ajya buri munsi ukabona nakavuga ati ariko kuki buriya bari abantu batamemba ibyo bintu nta kintu bimubwiye arabanza ko ari byo agomba gukora ubundi ajye mu kazi ke akavemo n'ibyo bintu abibyuzuze niba ari ugufasha umukozi w'Imana agomba kujya gufasha mu bintu byo kuririmba kuko nibyo azi cyane cyangwa se kubwiriza ntabwo abivuga ati baya nawe nta mafaranga bajya bampa ubwo ibyo ntabwo byajya babanje kukurakaza ntabwo byaje byaje kubaho rimwe bitewe hari abantu yaje agafasha bakamutwara umwanya cyane bakamutwara umunsi bakamutwara icyumweru ariko njye sinabyanze kuko nta mafaranga bamuha ntabwo navuze ngo nibaguha amafaranga uzabyemere ntabwo icyo gihe twabipfuye kuko naje kumubwira atera ibintu arambwira ati rero umugore wanjye buriya ibintu ni bibiri ubyemera cyangwa ubihakana niba ubyemeye ndabikora niba ubihakaye ntabyo nkora kugira ngo amahoro abe mu rugo arambwira ati n'uyu munsi ubwo bivuga ngo hoya urebe ko nabikora ariko kuko nanjye it's my passion ko nanjye nagira umuntu menshi umugisha nagira umuntu mfasha with no other interest nanjye byashimisha ndamureka rero akabikora ko mvuze hora ubwo ndaje nkuvuge mfite byinshi byo kuvuga ku murusha iyo ni departema imwe ubu ngiye kuvuga izindi yesi twarara ene ni umuntu mwiza cyane I'm blessed to have him yambereye umugisha
sibyo papa umva sinavuga ngo muri couple nziza njye nababwiye nkibabona ngihamagara ndi gusaba ikiganiro nese nabibonye ko muri couple nziza n'iyi nyigisho nyine dutangiriye ubwayo iraryoshye hariho umuntu uzi ko nk'iki kintu uvuze niyo mpamvu wajije ngo ntabwo mwigeze mubipfa hariho iyindi couple ushobora gusanga irimo gustrugglinga kuri iki kibazo ugasanga hariho nk'umuntu kuko mugenzi wawe atakumva ataramenya mu by'ukuri wamugana ikintu wahamagariwe kandi tumiri hano kuri iyi si nyine ataramenya bikajya bihora ari intambara kandi wenda bisobanukiwe ari igisubizo ese ahantu ibyo bintu bikunda gupfira ntago ubundi ibintu byose dukora mu buzima ntabwo ari bibi ahubwo ibintu bikunda kwicwa no kudakomunika kutabwira umuntu ibyo urimo kutabwira umuntu ibyo urimo niyo byaba bigoye niyo byaba bimeze gute bwira umuntu ndi muri ibi ndatwara uyu mwanya amasaha mwahanye nagera amabwira ati ibyo nagiyemo biracyagoye ubwo wihangane nta kintu kimwe nshobora gukora ntabwiye umugore wanjye ariko sheri nanone communication ntacyo itwaye sibyo ariko hari igihe nk'ubu ngubu hari abantu nzi umwe aratanga cyane undi ntabwo abikunda urumva we yumva ko niba atanze niko kwakira kwe ariko mugenzi aravuga ati ibyo ni uzajya utanga ikintu watekerejeho ushyiramo imibare uvuga ati njyanye ipantaro 3 kwa runaka ubwo nyine n'abarokore n'abakristo aramubwira ni n'abakozi b'Imana aramubwira ati tekereza mbere yo gutanga kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ukuboko kw'iburyo gutanze ukw'ibumoso nikakumenye uko ibyo watanze rero ugiye gutekereza washyira nta nibwo watanga rero birirwa babipfa ugasanga icyo gihe sheri reka nkubwire communication bwa mbere biraba akamubwira ati sheri natanze byagenze gutya amafaranga najyanye 300 nta nakiri ngaruye reka nkubwire icyo nakoresheje nahaye runaka yamagaye ngo afite ikibazo ngo bari kwa muganga namuhaye 200 kandi disi we barwaye Faisal uziko nta n'amafaranga bafite urumva ari kumutera impuhwe kandi we amafaranga 300 yari yayapangiye so aramubwira ati nyira aho ngaho nahaye na mama 5 namuhaye na runaka n'abantu uzi ko nari nkumbira twahuye na runaka nice twahise tujya byose arabimubwiye ukuntu byagenze amafaranga arashize ariko bimubwiye nyuma yo kubikora rero icyo nasobanuraga ni ukuvuga before ye ntabwo bijya bikunda kumbaho yuko mvuga ikintu ngo namaje kukigeramo ariko umukozi w'Imana umukozi w'Imana kivuga kigezemo kigeze kure umukozi w'Imana bayatangiye akazi ubundi sheri we ukubona ameze ibintu bye ni ku murongo ntabwo hirya na hino niba ari yego ni yego niba ari hoya ni hoya rero abantu tuba duteye bitandukanye njyewe ikintu nari nshatse kuvuga ko communication ntakitwaye hari igihe nk'uwo muntu umugore ashaka kuzajya amubwira ngo jya ntukazajya utanga amafaranga uko nguko ujye ubanza ubitekerezeho kandi we muri we yumva ko kuyatanga uko nta kintu bimubwiye so njye cyiza nuko niba umaze kubona weakness ya mugenzi wawe kuko igihe kiragera wa muntu akazajya abikora rwihishwa kugira ngo ataza kukubabaza no kugira ngo uhore umuciro no guhora mwicaye bari byo mu discussing aho bigatuma wa muntu abikora rwihishwa icyo gihe rero ngiye cyone nsaba abantu bari muri iyo situation muhetaye mugenzi wawe muhetaye umusengeri niba ibintu atabyumva nk'uko ubyumva time will come abyumve niba wumva ko uko kuntu atanga amafaranga cyangwa se uko kuntu asharinga ibyo avuga ari n'abantu baba bafitiye complex
ugasanga umuntu we arisanzura niba no na dushe yatobotse n'abashyitsi bose arabibabwira ati dushe yatobotse ati no mu gikoni byagenze gutya nakanze dushiriyeho niyihangana urumva nta kintu bitwaye ariko wagera mu cyumba nta kintu bitwaye wagera mu cyumba ukavuga ati uyu muntu kuki atajya yihangana iyo ugiye ibanga ugaceceka niba umwana arwaye ibyo ni ibintu bitureba wagiye uceceka ubu abantu bagize ibyago nawe urabagira ngo umwana yarwaye cyangwa se ngo ibi n'ibi bitangira kubivana urumva rero icyiza tell that person ko you are weakness ariko ntukamublaminge buri gihe icyo kintu iyo kibaye n'ubundi mpora mbikubwira si ubwa mbere ubikoze si ubwa kabiri si ubwa kangahe uhora umukomplayiningaho buri munsi bigera aho ngaho ibyo akora nabe free rero menya indwara ya mugenzi wawe amubwira ati rero ndabizi ko urwaye ariko ujya wibuka ko ufite uburwayi ujya ko ufite uburwayi bariya sheri umenye ko ubwo burwayi bwawe ugomba kwivuza bukanajya ugerageza ntabwo birangusha ibi bintu sibyo cyakoze nanone ntabwo ugomba kuhera muri ubwo burwayi bugomba gukira oya ugomba gukira kumva ubangamira mugenzi wawe ni ukwikunda rero muhe time umusengere numera nibyanga umenye ko ari ubumuga ubane n'ikimuga ku ruhande runaka nawe ubundi ufite ubumuga runaka ariko mbane uvuga ati rwose ndabizi ko ijisho ryapfuye ntabwo riteteze kubona kandi kwihangana kubana nawe ubundi cyangwa se abivamo simbizi ubwo kimwe muri byo amahirwe biterwa n'urwego bigezeho kuko wari ubikurije kuvuga ngo challenge hari abantu babifite nka challenge kandi twebwe twumva ko ari ibintu bidushimishije ariko ibyo ni ibintu bisanzwe hari ibindi biba birenze urugero umuntu adagomba kwihanganira ibyo byo bigomba kugira yego cyangwa hoya umuntu agafata icyemezo murakoze kabisa twatangiye ikiganiro neza tujya inama kandi ziryoshye ariko rero reka dusubire inyuma nakiriye kuba n'abanyanyamuto umukozi w'Imana icyo kiganiro sinjya nyivuga niba wakubonye bwa mbere yamubonye bwa zari umuntu dufashe turamwihanganiye duhura bwa mbere njyewe ndi umuririmbyi mu rusengero ndi n'umucuranzi ukuvuga ngo nari ndi mu rusengero turi kuririmba muri English service nari ndi kuririmba ndi no gucuranga noneho ndikuririmba mbona agakobwa kinjiye mu rusengero gatoya kihuta cyane n'ibitabo hajya gatwaje Imana ibitabo gatoya kiga mu gatatu segonderi karakoze k'Imana rwose gafite ibitabo n'igitabo cy'indirimbo na Bibiliya na agenda n'ikaramu none umuntu w'Imana bamwicaje imbere agakobwa gafite kameze gutya ntakaye ko kabyaramo n'umushyitsi nk'iki ni umuhanuzi umukozi w'Imana guturuka mu kigo abaraje bagiye kwakira umuvugabutumwa mbona ni ka gakobwa bahamagaye amaye nka data kage kanicare imbere baka gakobwa rero gakoze k'Imana kaje kutubwiriza uyu munsi gasekeje nta kinyarwanda kazi kavuga icyongereza gusa bagasemurira kakoze k'Imana kavuye mu Bwongereza kazaka nakahemwo kabyaramwe atarangiye nyine numva karanshimishije pe nabonye kameze agapupe karanshimishije ndavuga Mana yanjye uri umuremyi dore wararebye dore ikindi kiremwa waremye ku isi kiremwa arangiye nyine nitwavugana nkajya mbona noneho gatangiye kuza gusengera iwacu mu rusengero yamwegera nkamusuhuza yatazi inyarwanda amakuru nime sinzi ukuntu yavugaga nyine
tuba inshuti nyine nkajya nyine njyamo no muri korali abukiyaza no muri korali rero kandi iyo wari urimo wari uririmbye namanye mbona umukozi w'Imana muri korali atazi ikinyarwanda kozi Imana atazi ikinyarwanda aje muri korali byari bisekeje kubona ahantu bavuga ururimi rumwe byari bigusekeje wowe gasuri kumva ibintu bavuga narabyumvaga ariko udashobora kubasha kubasubiza narabasubizaga ariko nkabivuga bipfuye turaho turi inshuti z'umuryango najyaga njye iwabo rero kumusura ubwo nyine tugiye kwiga ikinyarwanda nzaza ejo twiga ikinyarwanda azajya umubwira uti nzaza kukwigisha ikinyarwanda turakwiga ikinyarwanda aho bakambaza noye turi inshuti turasengana turirimba muri korali iwabo abanzi twaranyuze turasezerana nyine nk'umuntu abona agakunze akabwira nti ndagukunda thank you ariko akubwira wowe gasubize ndagukunda yahatara ahubwo ikomeye cyane uvugisha uko yayindi ya nyayo kambe mbuka inzu uyu mwana rero numvaga iyo ya I love you ari yindi tuvuga abantu b'Abongereza bafite za I love you za buri kanya zicicikana ibintu byose babonye I love you ibintu I like it ibintu byose biba biri too much rero ngiye nkumva n'ibyo bisanzwe utazi ibyo gukunda nyagukunda umukozi w'Imana rero tuba inshuti akajya kwiga aze mu Rwanda yagiye kwiga muri FAO mu kigo cy'abakobwa umunsi ubwo tujya kuririmba iyo bavugaga ngo dufite ubutumire bwo kujya kuririmba nabaga ndi mu ba mbere nta nubwo n'umuntu wambwiraga ngo njye kumucurangira afite kuririmbayo naga ndi imbere ndi kumwishyuza turi bugeyo nkaba nagezeyo kare nkagira ngo ni ishyaka ry'umurimo w'Imana nagiye kureba umukozi w'Imana nageraga mu kigo abakobwa bose basaga ati se mukabyara mbwiye kwa wundi wanjye ndamubona ko ntabona bimeze gute ajya ko nacenga amasaha umukozi w'Imana aje kubwiriza afite yihuta cyane avuga ati wa nkicankara umukozi w'Imana ndi umufana we ariko nawe yava ku ishuri akigera mu rugo bwa mbere telefone ya mbere inshuti yanjye kamarade inshuti yanjye nahageze nijye wa mbere telefone nari nyizi mu mutwe ni mbere yoro izi mu mutwe kuko naramuhamagaraga cyane n'umunsi ugeze kukwiruka wagiye ku ishuri ufite umusatsi bavuye kwiyogoshesha inshuti yanjye ndi inyuma y'ikigo telefone yatiye bwa mbere urumva nk'umuntu ntabwo nari guhamagara papa ngo mubwire ngo banyirukane ariko afite umuntu agomba kubwira situwasiyo arimo mukuru wanjye mubwira ati ubu ngubu ngeze ku ishuri barambwira ngo nzanye umusatsi mwinshi nsubiye hanze urumva ko abana iyo bari hanze y'ikigo batekereza telefone cyane umuntu wese abonye babutira telefone ati niza telefone iza mu mutwe wa mbere ni akamarade zana nahamagara nkashyira icyo gihe nafataga telefone cyane mu mutwe nkashyiramo atuzi ko bansohoye none se umeze ute none wagiye uri hehe wagira ngo ndi bunamubone kandi turi ahantu hatandukanye kari karabaye ushobora gusanga waramukundaga ariko utabizi of course nibyo bintu byambaye yarankundaga bikomeye idisi yari yaragukunze kandi atazi ntabwo nari mbizi ko ndi mu rukundo yakumva nkunda n'undi mukobwa ndagushaka ariko kubwira aha ko dumvisha ukundana runaka nibyo actually nta nubwo nari imfushye nta nubwo nabishakaga ngo kumenya ngo ariko nashakaga kumenya ko urumva amakuru niyumviye hanze hari ugomba kuyama kandi tuziranye ko cyatayamaye icyo ashaka kuyegeza nicyo nashakira urumva yari yarambwiye ikintu cya mbere ntabwo abakobwa yakunda ibyo akunda nari mbizi n'ibyo
uko bimeze rero kumva ngo akunzanye n'undi mukobwa kandi atari zo descriptions yamaye ku muntu ashaka nagombaga kugira amatsiko ndamuhamagara ndagushaka yari nijoro nari nagiye ku rusengero turangiza repetition nari buraremo ndamubwira ati ndagushaka ngwino kuri church sobanurira ati nibyo ntago nari imfushye ngo numvuge ngo nukubera ko ibyo bita kuvuga mu kinyarwanda ntabwo nyine ntabwo nari mbabaye ngo mvuge twaramutwaye wari wababaye wikiyorohereza ahubwo nyine ibyo bita gufuha nyine utabizi yuko wafushye ariko waba wafuye ubundi ntabwo urukundo rwari rwakaje rutume mfuha bya nyabyo nk'uko ubu ngubu ushoboye nk'uko ubu ngubu nshaka gufuha nk'uko ubu nuko wabisobanukiwe uzi iyo mbisobanukirwa mbere hari ibintu bitari kuba rero tubayeho nyine urugendo rurerure tuba inshuti turirimbana turagira gute noneho igihe kimwe turaganira cyane kuri telefone ati rero kamarade I love you oya yaransezeye agiye arambwira ngo I love you ndangije ndamubwira ngo I love you too kuri mu gatatu nari nararangije segonderi warakuze ariko iyo myaka yose yumve ko twari turi hasi hejuru yindi unyuza aha n'indi uzamutsa twari inshuti nyine dukundana oya azin hari kuba abantu ari abashuti badakundana ya love ya partner and ya wife and husband cyangwa se ya boyfriend na girlfriend na cyangwa fiancé na fiancée ibyo byose ariko niwe yari inshuti nahura n'ikibazo nkamuhamagara nawe yahura n'ikibazo yagira gahunda akazimbwira ngo waramutse neza uyu munsi hari ahantu ndi bujye urajya hehe waje tuzikaza kujyana ko ahantu ndi bujye kubwiriza ufite umwanya ngiti nta kibazo tugenda turi butahire ubukwe tujyana umuntu ari bwambarire ngo uziko ndi bwambarire umuntu ngwira tujyana bikagenda uko tugaba tujyana ariko ndi mu gicu yo sheri haza ku ndi ukaza wishimye umeze nk'umukobwa wacu witwa Joanna witwa Joanna ukuntu kaza iyo mbona Joanna ari kuza kuri mama we yabaga ameze yaje kunsuhuza aje kureba ibintu bifite muri envelope buri munsi ni kuri wagumye agatujyana naje yambaye kandi innocent yambaye dosantari yambaye agapira ndabimumingiye mu bukwe yaba t-shirt n'ipantaro yaba yambaye agatambaro mu mutwe yagafunze hari umukozi w'Imana aje agaziga Joanna na protocole nyinshi nagusokoza watangiye kumbwira nta kintu nibubwiye uri umukozi w'Imana umukozi w'Imana arambwira ati I love you too ndabwira n'iryo jambo ndifuza kurisubiramo kuko ndumva harimo akavino k'akavitamine kuko bwari ubwa mbere munsi yahora agashimira imyaka 3 yarashimiraga ari muri thank you muri munsi no kuri message thank you uwo munsi rero nyuma y'imyaka 3 yaravuze I love you too yagomba kuritangira ubusobanuro rero nabivuze nyina nzi ko hi I love you too ariko nzi ko ari byo mvuze arambaza subiramo neza abaretse gukupa nsubiramo inshuro nazi nibuka ongera subiramo nibyo ati nibyo kuva uwo munsi ndafatiranye ahise biba serious ejo mu gitondo ndamukiye ndagushaka twicara ahantu usubiremo rya jambo live bitari imikino umva bisubiramo rwose ariko ndahongaho nawe umuntu ambana seriye arambwira ngo ibintu wambwiye ntabwo ujya ubyibuka ikintu cyose nakoraga yarabinyibutsaga akambwira atari kuzi ko wambwiye kurankunda none umuntu ukunda ni ukumugenza okay nkahita nigarura aho gati okay I love him, I have to give him respect, I have to put him in muri gahunda zanjye ibintu byose nyine ibyo nkoze nkabimubwira
protokole ziratangira z'urukundo rego birakomeye ndaho ngaho ndi mu mandazi ababigize official tukaza tugenda mbana nkabona rampresentinze ubwa mbere rampresentinga yes so twaga tujyana ahantu hose wumva uri kugenda ahandi yagomba nje nubwo nari nzi ko presentation ari kimaze muri relationship mvaga turagiye nyine nibyo arampresentinze ako kanya twahise dushwana ibintu ndabyanga ni kute ugenda ubwira abantu bose ngo turakundana oya ubu mu rusengero hose barabizi ubu abantu bose babimenye abacuti bawe bose barabizi ntabyo nshaka ndarakara ndabivamo abantu bo kuri church bo twarablokinze abibwira umunsi umwe aza kumbwira umuntu w'inshuti ye nari buvuge kuri kamera barabizi ko naho twayivugiye tuvuye ahantu kuririmba umva arambwira ati rero wambare turi buhurira aha n'aha ndi kumwe n'umuntu w'inshuti yanjye sinshaka ko umuntu w'inshuti yanjye azumva ibintu nabimubwiye nshaka kubimubwira ariko ibyo bimara negotiations nyinshi uwo muntu ubibwiye aragenda abibwira bagenzi be abibwira abandi ubundi ibyo ni ibiki urimo ubundi ni ibiki nanone bitangiye kuba burden utangira kuregreta babyo wabyiye nabigiyemo mwumva biri kuba bizana protokole nyinshi aranyicaza n'uwo mushuti we arambwira ati rero utazabyumva ahandi uyu mukobwa turakundana arangije arambaza nibyo nanjye ati nibyo ntabwo mbihakana arabimubwiye ariko uwo nyine yari sakirirego abantu cyane cyane bo kuri church dusengana ku munsi ku wundi duhorana byari ibanga rikomeye nta muntu yari abizi imyaka yose twakundanye n'indi yongereyeho nk'indi nk'itatu yego baba rero mbese mbere ko mukora ubukwe mwamaranye imyaka nk'itandatu cyangwa 7 ubu gutera nk'itatu ya twakoze segonderi ubukwe 2017 twamenyanye 2011 wow muri maranye imyaka 6 wow ariko nta gutera ivi nta gutamikana nta gukururukana kandi umva mwarahoranaga ahandi atari ku rusengero urumva church ni abantu duhorana umunsi ku wundi none hari no muri quartier twari dutuyemo no muri quartier mwari muturanye ariko ntago byari cyane ariko nyine twari dutuye ahantu bitwa ikabuga rero ni umujyi uri ukatakata aho ngaho abantu babakata amatorero yose wagiraga abantu bose basengera mu nsengero zimwe utabyita wagira ngo asengera muri Zion cyangwa restaurant n'abantu bahorana iyo nibeje gutera ivi bari kumakanira uwo munsi nari guhita mbivamo nibeje twisenga mu bantu nkajyana akantu ngo akirabo twavuga ku rusengero nta nubwo twicaranaga nta naho twahuriraga ampaye mbese hakizamo iby'urukundo ibi byose bihindutse mba twahuriye muri gahunda za korali twa twagize sorti yicara hakurya nkicara hakuno nta no gusuhuzanya bite ariko twatandukana kuri telefone nakubonye ufashe umukobwa gari abakobwa marukaniti nasohotse ndagutegereza uranyerereza mpita nigendera ku cyuwe cyane imodoka yagendaga nkagenda nka modoka ya 10 nabanje gutegereza umukozi w'Imana akajya mu mujyi akicarayo tukajya mu makonseri sasa ariko ntago twagendaga ngo nicara ahantu tangazamakuru infotore nye turi kumwe muri kwe buri wese kwe nondoko twajya mu gitaramo twajyaye twicayemo ducecetse twagiye twahura n'umuntu n'uyu urumva we yakundaga kujya mu bitaramo icyo gihe yari akiri n'umuhanzi cyane yigeze kubaho umuhanzi arahitinga agakunda kujya mu bitaramo mu makonseri akambwira ngo ino tugende amubwira ati tugende akijya mbere aho bamwicazaga nanjye nkicara iyo nicaye twasoza tugatahana kazamuka nanjye nkamanuka cyangwa akamanuka nanjye nkazamuka ubwo tukarangizanya ibindi bigakomeza guhura kujya kuganira ni ukujya mu kabari muri hoteli duhure kuzamuka kansanga ndetse tukavugana ahantu muri kwe twicara amasaha 5 cyangwa bukadukeraho ibaze ariko mbese abantu ntibabimenye ni ibyanyu mwebwe mwenyine hagati tugasohoka kurira mu tukwe n'inkweto nshukange tukarangiza
ubwo se mwaje kuza kugeza igihe cyo kugira ngo noneho mubisangiza abantu babimenye mwumve ko nta kibazo abantu twanize tugera ku munsi w'ubukwe bizwi n'abantu bake cyane ndagowe muri iyo myaka yose kwereka ngo mu rusengero abantu bose barumirwa bati Tengera akundana na Kamarade ngiye ntabwo wabonaga hari ukuntu ubona umukobwa karakteri afite umuhungu ukuntu Tengera ameze nta mikino ibintu byose ni gakecuru no kuyobora ibintu Kamarade ni umusazi ni ibintu byose aba yavuye Kamarade na Tengera birahura ntabwo bihora Bishop baramubeye cyangwa yamuteye inda abahanzi ndabazi abaproducer uramuteye inda ntibakamenye yuko mumaranye imyaka 100 numva cyane no kuvuga urwo rugendo rwa copinage yanyu mwarumazemo igihe kirekire mubaka ubushuti ariko kandi mutuje mudasakuje mubiziranye homwe bwe hagati yanyu wenda n'abandi bantu babizi ariko imiryango yanyu numva iwabo watengera bari babizi bakumva babazi guhera kera bari bamuzi ntabwo bari babizi ko dukunda ubwo nabo bamaze ugiye kubereka yuko uwo muntu ari we muzabana ugiye kwerekana Kamarade byabaye indi story barumiwe byabaye indi story ariko basaza bangiye kuko abahungu bafite ukuntu banariza ibintu bamubonaga kenshi bakazajya bambwira kuriya muntu iyo yazaga bose baza n'utwana dutoya twari duhari twarazaga baragushaka numva bibaze kuba too much bigeze nkazajya amubwira ntuzongere kuza mu rugo yewe maze bakazajya banserereza uriya muntu aramukunda uriya musore aramukunda aba yaje kumureba buri munsi bigeze namubwira ntuzongere kuza mu rugo kandi abana bafite ukuntu banga ibintu by'urukundo cyane cyane abahungu bo bari proud yabyo kubabwira kuko ariko iyo ataza kunkata ayo mababa nari kuguruka tweko yangiye no materaniro akazajya ahora amagurutsa ahantu hose akamfata ibyo nkumva nakajagari bitewe nuko yari ameze najyaga mbireba nkavuga ati uyu muntu azashyuha kugenda ashyuha umuriro kaka iyo afite gahunda ntabwo utsinzi kibuka n'indi konje ushaka no kwigumira muri ubu bukonje ariko ubwo nyine twaje kubaka tuza gukora ubukwe turabana ku munsi w'ubukwe ni cyo kintu mutazibagirwa nsohoka ko byari bishyushye abahanzi bose bari baje ikintu gitangaje ku munsi w'ubukwe nagiye muri reception nazi gahunda nagiye muri reception nanaga afite telefone si mugabo ufite telefone ari guhamagara abandi kumbe ari muri coordination y'abahanzi ibimanuka n'ibizamuka ikintu gitangaje na MC wo no muri reception nanamuzi ntago ari umuntu narinzi mbese reception nta kintu kimwe narinzi ubundi njya gukora ubukwe nari meze nk'umuzi urabona ahantu h'abatourist abantu bagiye gutembera niko nari meze reka mbone umwanya ngira abantu inama bagiye gukora amakwe please niba uri gutegura ubukwe tegura ibintu ushaka kandi ukore ibintu wumva biguhaye agaciro bihesheje abandi agaciro bihesheje umuryango agaciro ariko nawe ubifiringa ibintu uri gukora jewe nari mbifiringa ariko uri mu cyarugendo meze nka mu cyarugendo narifashe sinarira aho biri ngombwa ko nishima sinishima nkabateka nifate dabataza kubona nasaze mbese mukora bezurye no tarakora ubukwe araga kuryo kabaye gasekeje nyine abantu iyo turi kuvuga story harimo n'ubujyanama twe dufite sale twanditse kuri invitation tuzakorera reception noneho habura nk'ibyumweru bibiri mpita ngo kuri sale katuramo igice kabiri kandi nini twagomba gukodesha sonorisation irayifite tugomba gukodesha amameza ngo yo kugira ibiki byose birimo
amagenereta ariyo kandi icya kabiri cyari twabonye kandi ni hanini kandi hahandi hari hatoya ndabwira ati umukozi w'Imana nje nagiye underekeye ese uwerekeye ute twanditse ibintu kuri invitation ngewe bagaturiye boyana nkuri ibintu nka 90% tugabanyukiye amafaranga yose ati ntibibaho sheri twanditse ibintu invitation urumva umukozi w'Imana ugiye guhemuka ndamubwira ntibibaho amafaranga yose yumva ukuntu angana ndandikira abantu message ngende ngura ama message mbwira abantu bose ariko ntabwo bishoboka umunsi twarashwanye tugiye gukora ubukwe umwaci buryo udaciye umunsi ntabwo mbyemera nge ngo turarangizanyije sawa guys ahise nivumbura nyine njya no mu burinda ryama ndanasinzira turarangizanyije nanjye ndi mukuri nawe uri mukuri ibintu birakomeye ntabwo mbyemera kandi ubukwe buri ibyumweru bibiri urumva umwe yaricuye ahita ahamagara bitese gahunda zirakomeza nta by'urukundo byari bikirimo abantu bagiye gukora ubukwe bahura n'utuntu tw'uduchallenge butari ngombwa icyo gihe se byarangiye mugiyeyo cyangwa mwarabiye oya yagomba kumvira umugabo nanumviye umugabo wewe kangutse uravuga uti gahunda zirakomeza umukozi w'Imana kuko twandika message nyine abantu turabwira kandi byagenze neza yego urumva ikintu nari ndimo ndavuga hari igihe umuntu ategura ubukwe abenshi iyo abantu bakotegura amakwe baba yategurirwa n'abandi niba abantu aba anti famiye abakuru be urumva niwo muryango bafite baba bafite n'amafaranga wenda n'ubundi umuntu abenshi bakora ubukwe cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa ntabwo baba bafite amafaranga aba ari umuryango rero time yo kubona opportunity yo kwenjoyinga ibyo ushaka ukayibura bite yuko rimwe na rimwe utazi ibintu bigezweho abo bakuru baba baragiye mu makwe baba baragize bate ibintu byinshi kandi ngiye nakoze n'ubukwe ndi mutoya nta nubwo nari nakagiye mu bukwe ngo ndebe se ibintu iyo muri dote bigenda gute bafata indabo bagira gute urumva yarafite imyaka 23 urumva daramufatira yes sinarinda umwana sha sinakoze anniversaire tubana y'imyaka 15 ariko mwari batoye ariko uko byagenda kose be free we feeling ubukwe bwawe feeling umunsi wawe ube emotional nushaka kwishima wishime nago uri muri tourism uri kureba inyamaswa zivuye hano zijya hano bagushorera ngaho uri atari ubwawe you need to have a big role kuko uriya munsi n'uwawe si uwa mama wawe n'uwawe si uw'abashuti bawe si uw'ibiki abo bose bagufatira ibyemezo it's you to take the right decision ariko nanone itabangamiye abantu tugeze kujya ahantu mu bukwe twambariye umugeni aratubwira ati rero abashaka gutaha ubukwe mu butahe ababitabishaka bigendere kuko twari twagiye kwifotoza aratubwira ati ubukwe ni ubwanjye ngiye n'umugabo wanjye turi hano tugomba kwifotoza rero mureke twifotoze abantu urumva coordinator bahagazaho amasaha abavuye mu ntara abantu nibo bakoze ubu ariko burya abantu bakwiriye kwihanganira abageni pe no umunsi umwe wabo bamugomba kwitanga ngo turi gutaye saa 8 z'ijoro turi bugire gute ariko no umunsi wabo twabahariye kugira ngo banezere cyangwa se mushake wenda icumbi Kigali niba ariho bwabere cyangwa ahantu handi bwabere ariko abageni ntimubashyireho pressure gutuma batari buze kugerwa baraduhakaniye niba ari saha bamaze simbyibuka barifotoza rwose bakora ibyo bashaka batubwira ati waje kunahira ubukwe nabutahe ntanegereze mpaka nje ubwo wihuta ntagende kandi nta n'ikibazo kiba kirimo sibyo n'ubundi wa munagera ntabwo ubukwe bwandi buruze kugira ako kantu niko rwose abantu banakamenya nuko abantu bakwiye kubaho ubukwe bajya mu bukwe bw'abandi yego nyina ndiko n'abageni hari gihe barengera ugasanga bifotoje
batinze barengera abantu barambiwe nyine n'ukukadiriya abantu bakareba ariko none bamwe ntibadengere abandi so rero ikintu cyatumye dukora The Holy Family Show ni ahantu cyane dukunda kuganira ibintu by'imiryango ni ukubera za challenge twahuye nazo tumaze kubaka cyangwa se na histoire z'abantu tujya twumva batandukana bacyubaka urugo bacyubaka ingo noneho akenshi na kenshi abantu bagira ngo ni ishyano ryaguye ama social media menshi njya nkunda kubona ni avuga kuri byacitse byo mu ngo umugabo aramukubise umugore amufatiye aha bagize gutya noneho bataye umwana murebe nango kugira ngo ubone abantu bavuga ngo urugo rwiza muri aba bantu twababonye hano hantu bishimye murebe bano bantu barakundana abantu tuye rugero ntago bikunda kubaho ni runaka umuyobozi runaka amufatiye aha ngaha mwarimu runaka amufatiye aha umuntu runaka pasiteri amufatiye aha nango inkuru nyinshi z'urukundo zibaho nizabyananiranye umuyobozi runaka byaramunaniye pasiteri runaka ashatse wakangahe abavuga byiza ntago akunda kugaragara ntago ari benshi kandi urumva ikintu kiba kenshi cyo kiruta so rero abantu benshi bakibwira yuko urugo ari intambara urugo ni intambara urugo ni induru urugo ni iki so cyangwa se wagera mu rugo kubera ko inshuro nyinshi maje kubona yuko abantu ntago abageni abana bakibwirwa ngo baganirizwe nubona bino bintu ntuzagire ngo byacitse nubona hari ibintu bikubaye bimeze gutya babigenza gutya usanga kenshi abantu babwira abana imenye nawe shaka amafaranga yawe niho abagabo bahera babasuzugura nawe ukora ibi ngibi nawe ufite ijambo umugabo ntazagusuzugure nukuvuga ngo umwana agatangira kwitegura intambara ngewe ni intambara ngiye guhangana n'umugabo none wabona akantu kabaye katavuga ibintu barabimbwiye abantu bagahora muri barabimbwiye ugasanga umuntu abagabo ntabwo bakunda abagore kuva mu rugo n'ugenda ujya umubeshya nutaha ibirori umubeshye umugabo akabonye ifoto uri ahantu muri pate ati runaka uranga ese ugasanga umuntu yiteguye intambara akagera mu rugo azi ko ari intambara kandi azi ko nibitera hejuru bizapfa akavuga ati ngiye mu ntera hejuru tuzatandukana cyangwa se abantu bagakomereka bakiri batoya ibikomere babona mu ngo zabo naje gusanga ibintu bigira ingaruka ku buzima bw'umwana cyangwa umugore cyangwa umugabo ni ibintu yabonye mu butoya bwe iyo umuntu hari ubuzima yabayemo hari abana benshi tuyo tuganira bati ngewe ntago nzashaka umugabo kabaze se kuri mwiza nuko utazashaka ati ngewe numva nzibyarira ibyo tuzabyarana nande utashatse niyo numva ni ibintu yakuza abona cyangwa se yakubwiye ati ngewe ntabwo nzaba mu rugo ntabwo nzagira cyangwa naba n'umugabo ariko tubane ndi kure tiyo duhora rimwe na rimwe nzaba nishakira akazi ko mu ntara ye nta muri weekend so ugasanga ni ibintu abantu bimarika mu mutwe bakabikurana bakabana nabyo bakagendana nabyo ugasanga abantu barabana nabyo bigasenya ingo uko nkanjye iyo nahora n'umuntu w'Imana nari ntangaje nibyo uvuze wa mugani uti icyatumye ntabwo twanabibabwiye abantu tugitangira yuko mufite chaîne ya YouTube yitwa The Holy Family Show bacishaho n'ubundi biganiro bitandukanye by'umuryango muravuze ngo mukigera mu rugo n'undi urebye none naho twari tugeze mwari mukimbwira uko mu bukwe byagenze ibyimwe na bimwe mutazibagirwamo mugeze mu rugo wa mugani n'icyacu challenge twahuye nazo nazo zatumye dufungira umushene mu by'ukuri nimba ari zo mushaka kudusangiza ni ibiki mwahuriyemo nabyo bitangaje yawo ikintu cya mbere naho nacyo gisekeje nta muntu aregiza anganiriza ubaka urugo gutya ugeze mu rugo bigenda uku ubukwe burangiye abantu bose batashye bigenda uku ariko umuntu twaganire gake ni pare wanjye ambwatero kamarade pare wanjye n'ubunyamwuka rwose ndamukunda ariko ibintu yanyibwiriye ati kamarade nugira mu rugo usenga Imana ariko pare wanjye n'umuntu mwiza pare wanjye yumvaga ariko yabonaga ndi umusitari kamarade so ibintu yabiyoberwa kwari umusirimu azi ubwenge umusirimu nagasa amavideo ibiki byose story ubu ntabyaze natwe nujya mu rugusenge ushimira Imana uko byagenze senga
pare wanjye n'ubunya amasengesho burya bwose pare niho kugira iriya nama tugenda gutwikora ngera nyibutsa turi kwa gahunda yo gusenga ndicyane arabanza aransengera tugiye gutwikura turi muri shambure na madame ari kwitegura hirya twatwikurira yambwe ati John mubibaye kuri cyitwa gusenga niyo ntwaro ya mbere nukira mu rugo fata igihe cyo gusenga urakoze cyane iyo ntwaro ntago nzayibagirwa ariko ni intwaro nziza ni nziza ndagiza tugira inama nziza noneho ubukozi w'Imana we yari afite ibyo simbisi yari afite ubwenge ariko ntarinzi nabona agacecetse ariko aryamanye ubwenge aryamanye none yari afite ubwenge nageze mu rugo koze Imana guturuka ari hepfo yari afite amabanga menshi ngeze mu rugo ubwo muretse gatoya nkubwira ntago nkuteza abantu ni hafi ahubwo ngeze mu rugo kado turapakuruye ibintu byose dushyize mu bikoni hehe duherekeje abantu tuvuye gutwikurura twatwikurira ahantu turi mu rugo tumaje gupakinga ibintu byose bigeze mu rugo duherekeje abantu tugeze kuri gate turafunze ngeze mu rugo nibwo naje kwitekerezaho bimenyeye ko ibintu byakomeye twirambye ati kamarade uhuye n'isanganye yo ni harya gahunda mwanza aransabye neza ubwo nahise nkubita nazi napurika inama ya mbere bangiye ko ari ugusenga ko buriya tugapfukama ndabwiye umugore nti twasenze asenze umugore ararambiwe n'uwamana we ku nshuro ya mbere narakubonye witamurura arasenze ndarambirwa arahaguruka ajya kukaraba njya koga asanga ukoze Imana cyari kuvuga ku ndi twari twasoje ariko yarakira aho ngaho ubona ari mu bintu ndangije muharugari akomeza arasenga ndajya koga mvayo nerekera iy'uburi ndiryamira njye nkomeza ndi mu bihe kamara niwe wa mbere pe ndasenga mama gusenga urugamba ntabwo rworoshye akaburiya watekerezaga nk'iki twarahoranaga twaragendanaga ariko umunsi ubwoba nagize icyokere ntaragera mu buzima yansabye rwose mbese uyu muntu arumva biri bugende bite nkomeza ndiririmbishwe turirimbo ndaho ngaho ariko nirasore zuko ndi gusenga ntangira kumubeshya tufungure kado ati tuzazifungura satani yansabye rwose nabyumva zimya amatara ndasenga zimya itara ngiye kwinjira mu cyumba ngiye kuza nasibyaga amatara najyaga kubyuka nkazimya amatara najya kurya nari mfite isoni narigira mbona kandi umuntu yambona akaba ati kamarade n'umucamo ntari mfite ubwoba najya kubyuka abwira zimya itara kuryama zimya hari amatara yo ku gitanda zimya njyewe ubundi mu buzima busanzwe tugiye muri situwasiyo nkabona uwo turi kumwe ari wike nshaka uburyo bwose mba sitoronga asajya umutobe tugiye kwa muganga bajya ngo dutera urushinge bo ni nyinshi ati nyinshi wahita baza imbere akambaza ati urabitinya kandi ntabwo uri ahantu turi bubikore bigomba kuba wahita agera imbere yihuta ndabase umubiri wawe n'icyuma tugeze ndakwita ibintu biri bumbeho ngera n'itingi urumva we abanza gushoboringa na situation njyewe rero nyaki iyo mbonye ndi kumwe n'umuntu nkabona ibintu ntabwo byakira vuba muri bishoboka niyo naba ari njyewe ikibazo kiriho mbyakira vuba urumva niyo ngiye kubyara abafite ubwoba kundusha n'ivarizi nayigundiriye meze urumva abafite ubwoba kundusha rero hari umukozi w'Imana rero ni igitsire ntajya narira no kwa muganga bari kugendagenda ahetse amaboko abagore bakuze nkabambona bavuze ntabwo ari n'uwanjye ari buvuze induru namubonye nkaguma ngundiriye ivarizi ndi mu bihe byose undengeye rya none sinazi
abafite ubwoba bwinshi rero njyewe mpita numva ngomba gutekinga risk nkabakomera nyine nkamurusha kuko imbaraga wowe zarakuba njyewe nari nzifite nkabona ibintu arimo hagati ibintu si waramuvumbuye nabibona nk'agati reka rero nceceke nanjye nk'agati ariko ubu nibiza kungeraho nanjyewe ariko nyabanje kuba ibintu tutasobanura iryo teraniro turiganiriza umuntu tujye kubera nka pare cyangwa marene cyangwa turi nka babiri ubwo niho tugera harenza abageni urumva hari ibintu baba barabwiye umukobwa ubwo bakabwira umukobwa ubwo babwira umukobwa bakamubwira ati niyo mpamvu gukora iteraniro umugabo afite inyota yakwabona umukozi w'Imana aje ndishagera asanye umukozi w'Imana baravuze umukozi w'Imana avuye mu iteraniro afite inyota akamata afite udukarita tw'inyange nka 10 akose se kugiye kugicisha ibyo barabimbwiye ko iyo duvuye mu materaniro k'umugabo wenda nko guhera bamata ibyo kunywa ubona amashari n'amatari gucicika two kurya udufuruwi bataryaho uvuye mu kazi bambwiye ko akazi ariko umukozi w'Imana ari serious nubwo akajya yibarwa ibintu jewe ndi kurya utubuto nawereye bari kumugize umugabo umukozi amasomo nayo yafashe neza ahubwo mwene data baranyihoreye babona ndi umujama babona ko mbasha kuba ntakigenda kandi yanyiyemeragaho urumva urabona abantu bose bari muri relationship kiriya kiganiro bajya bakigeraho atubyumva ute ese urabona bizagenda bite abantu bose bakundana bajya babivuganaho kandi twarabivuganaga akanyemeza uburyo cyabizi nakoze tizi uburyo ntangorane na nkeya azagira ariko ukuntu twagiye umukozi w'Imana agafata amasengesho y'amasaha 24 nkageraho ngenda nkaryama nkasinzira nkumva umuntu avuga ngo zimya itara itara Imana igiye kwinjira ntabwo bagati zimya itara ngiye kwinjira ariko itara ryabaga buri kanya twarazimyaga ngiye kubyuka zimya ari amatara ari ku gitanda hazimya ndagiye ngiye gusohoka ntabyo kogana ntabyo kubyo byo ntabwo byari kuba mukozi nari ariko Imana ibintu byakorewe kandi gusanga atari wowe ariko tuba tubivuze ntabwo ari ugusetsa hari abantu benshi bagomba kwiga no kwibutsa ababyeyi no kwibutsa abapare ba marene kwibutsa inshuti ibuka kuganiriza umwana kuri etape nibigenda gutyo uragenda ese nubona nyine bitera isoni kubiganiriza umuntu nanjye ko ya best man ndamuganiriza nibi nuko ariko ntabwo abantu bagomba kubyibagirwa ngo ye tugeze mu rugo hari n'igihe abantu babumva umuntu abizi hari ibintu abantu bose kandi umuntu uba ufite inshuti abantu bakureye akabona ufite abantu benshi muri kumwe bakagira ngo abantu bose baramubwiye se rero nako birwa bagendana buriya ntabyambwiye ko ari umupapa kandi ari inshuti ye none bakabona n'umuntu bakabona bamugana kubunyamuti ati umuntu ntabwo ari umuturage yagiye kubikora kumbi bagasanga zarahiye ahubwo ningiye bari bibanzeho cyane we babona guri nyira marayika bebe nagiriwe inama amasomo naranditse ibitabo ndakusanya mamukubita iryo kuma umuneke no kumpa amata ni yankoreye amaye amata kajya ndara nicaye ndi kunywa amata ndangije iteraniro nkanywa amata nako nagize iteraniro nkabya umuneke no kubyuka mu gitondo ndayabyiye narumiwe bari bambwira bitera imbaraga
ati bisha ko imbaraga ngizo Paul yari afite ari roho mutarazi fata amatugo tomera urumva amasomo uko hari igihe abantu babivuga anyway amasomo ni ngombwa ariko agomba kuba ku mpande zombi. Yego abagabo barabibagirwa bagomba kuba ku mpande zombi. Urabona nka hano mu macaci yacu dukunda kwigisha abageni, bagomba kubabwira pana ibintu byo kubana ngo ko muzitwara mu bantu biki za protocole z'abantu babanye n'ibindi byose bakwiye kubabwirira hamwe. Kandi ni byiza abagomba kuba ikiganiro cy'umuntu ku ruhande nk'igihe abantu baganirizwa usanga batakikiraga bitagifite umwanya munini ku buryo n'abitwa ngo barabikora mu nsengero usanga batabibonera umwanya kandi ntabwo bikabonerwa n'umuntu umwe. Ubundi sheri couple ntabwo yigishwa n'umugabo gusa cyangwa umugore gusa, hagomba kuba ari couple. Niba ari njyewe nawe n'undi apana wowe na Rose, oya njyewe nawe tuvuge n'undi kugira ngo usanga nk'abantu bari guhugurwa na pasiteri wenyine, mama pasiteri cyangwa mama pasiteri ada ataribuze gutinyuka ibyago kubwira umugabo ugasanga niwe mukobwa barimo. Akenshi tugiye kubaka byusanga inama nyinshi zigirwa abakobwa kurusha abagabo bongera ngo nta n'ikintu babwira mwana babazi ko muri abanyamugi byose nibimubizi. So urumva rero tubana nje nari maze imyaka myinshi mba muri ghetto nibana, nari menyera ubuzima bwa ghetto bwo kwibana no kwishuri naho nagiye kwiga hose. Ngewe nakundaga ubuzima bwa nyine kuba buri ahantu, ngewe nkunda utuntu twanjye turi ku murongo duteretse aha turaha nyine kubura ikintu cyanjye ndagishyize cyakunyononera ikintu nicyo kintu cya mbere kingusha. Nubaha ibintu by'abandi ariko kunyononera akantu ndakwihorera si mu byo ariko nkumva karamuriye urankoboreye ikintu agapanuro kajya nakazinze neza urankubiye ikintu cyanjye unyiciye nyine ubwo kujya kubana nawe yaragashye. Buri wese afite imico ye n'undi afite imico ye. Ikintu cya mbere cyadusekeje cyansetsaga njye nibuka nkumva biransekeje nyine muri ghetto. Ikintu nakundaga gukora cyakurya kinyoroheye ni ifiriti cyangwa umureti. Naho twakoze ubukwe dufite amakaziye menshi mu nzu ya fanta, avuga nti maje gufata breakfast zana koka ndenzeho Imana kaza dicyaye na fanta sasa gutekerekeza n'umureti yari ifiriti n'umureti mu gitondo se ayabona afite icyo gikomere, afite depression yo kubura ifiriti n'amavuta mu maraso cyangwa n'isukari, ibintu byitwa tukibana. Yarambwiye ati rero sheri nago njyewe njye ndibirayi by'imvange cyangwa se ibirayi biri aho ngaho bitogosheje. Yarambwiraga ati njyewe ndibirayi ndwara mu nda, ibirayi mbirya muri stiriyo imwe kabiri ifiriti gusa. Niba uzi ko utetse ibirayi ni ifiriti gusa ko nafashe amasengesho buriya senga muri tugiye kwica umuntu. Oya reka ngubwize ukuri, umuvandimwe yaryaga ifiriti n'umuceri n'inyama ibyo gusa. Yashaka ibishyimbo ntabwo twatekaga ibishyimbo, twabanaga turi babiri nge nawe. Hari undi mama twari duturanye yawe yari afite umuryango mugari yakundaga guteka ibishyimbo. Twashaka ibishyimbo tukamubwira ati nta dushyimbo ufite, akadutungana gutya tukadukaranga ashyira ku meza. Ariko wibaza ko twamaze like more than 2 years tubana, uyu muvandimwe nta kindi kintu ararya usibye ibiceri n'inyama n'ifiriti. Nukuvuga ngo yasiburwaga umureti nyine ni mu gitondo, ariko saa sita na nimugoroba n'agafanta. Twagiye kugura ikaziye izo ngizo z'ubukwe zimaze gushira, tujya kuzigura ikaziye tugura izo ebyiri kugira ngo fanta zitazabura mu rugo. Nkamureba nkavuga this is abnormal. Muntu wa fanta baje
saa 9 na fanta saa koka kandi maje kunywa icyayi akambwira agakoka agatuma aba afite n'ubuntu tuntu twuziyoriza afite tukwemeza agakoka gatuma iyo umuntu amaze kurya ibintu byihuta kujya mu nda akabe nakaje muri digestion ntabwo biba byoroshye mu rugo haba harimo challenge nyinshi zigenda zigwa ku bantu nyine bimwe na bimwe umuntu atarabyiteguye urumva nka akamarade yarafite udushya twe uburyo mama pasiteri yari ari mu bihe by'amasengesho mbese yari yaragowe yahoraga abona bamutuye nawe ese ko nawe atariyo anyorohera nawe yari afite utundi nawe yari afite utwe utundi dukoryo twiwe yari afite udukoryo twiwe yari afite udukoryo ene ku mpande zombi tugomba kubaho biba bihari tubana Tengera agize umugisha abona akazi kaba akazi yaba akigera mu rugo ubwo namuherekezaga agendaga mbere yanjye amuherekeza nkamugeza ku modoka nuko yaba avuye ku kazi batigaruka ku kazi nimba telefone tuvuganye n'uwo boss wawe urajye ubwo ntabwo ushaka ko nzakora umva urugo rwanyu mukigera aho mwari bitangaza yageze mu rugo ati baramamagaye nsubire gutanga raporo ariko akinjira mu nzu raporo ya saa moya saa 2 ugiye hehe garuka tukicara ati wa mugabo we ntabwo ushaka ko nkora uratakeneye amafaranga ushaka kujya ukora wenyine akazi kabaye akazi n'akazi ntabwo akazi kari ko kibazo ariko ari gihe umuntu aba yumva yuko nimba ari akazi akumva niko k'ingenzi kihutirwa akumva yuko umugabo yarakwiye kubyiyumvisha ko niyo bamubyutsa saa 8 ngiye mu kazi kandi gadufitiye umumaro nk'umuryango oya ugomba gusobanura boss wawe mfite umuryango amasaha na contrat y'akazi yarangiye ngiye gusaba uwo mbana nawe nanyemerera ndaza ariko bishobora no kutanakunda cyane rero we ntago yumva nkwire kubiha agaciro yuko yagiye gukora aho indoro zikavuga ukabura shwanye cyane rwose ibi bintu muri turi kuvuga izi challenge arimo abantu benshi cyane bagenda n'uyu munsi bagihura nazo ni ukuri ni ibintu byinshi wenda kuko mugomba no kuza kujya no mu kandi kazi natwe tukajya no mu bindi tukajya no kweditinga cyane nacyo bazi kuza kukibona izi challenge z'ibintu abantu bagenda bahura nabyo bakinjira mu ngo ni mu nyemerero tuzazigarukaho mu kindi gice cyane ni ukuri pe tuzisangire ndabizi neza ko abantu baba bafite ibintu byinshi cyane bagiye bahura nabyo mu muryango cyane kandi barimo kandi wenda mwibuka muvuga mutaka kantu ipfundo rya byose ni ukuganira ku kintu cyose kandi tukumva yuko ibyo dukora byose tubikora nk'umuryango ubundi urugo ni place Imana yakoze kugira ngo abantu bayishimiremo ariko itaburamo ibibazo ntago kamarade ari marayika ntago Tengera ari marayika ariko uburyo muhandoringa ibibazo uburyo umenye ukuntu mwitwara uzaganira n'umuntu wakubwiye ati ngiye umugabo wanjye aramutse akoze kiriya kintu yansanga mu rugo ntago yahansanga ndavuga ati ngiye numva nta kintu bimbwiye ibyo ngibyo urumva ari ibintu byatari nta kibazo ubu ndavuga ati umugabo wavugana n'umukobwa gutya akamufata gutya kumva nta kintu bikubwiye ni ikihe kibazo umugore wawe ajya mu kazi ntite ku bana kumva nta kintu bikubwiye ati kiya umugore ntabwo naryo ibyo bitatetswe n'umugore so ibintu byose ni ukuganira kandi nta fotokopi y'urugo abantu benshi ari nko kwa mukuru wawe yaba afite nk'umugabo ugashaka ko n'umugabo ashatse aba kopi ya wa mugabo wa mukuru wawe hari abana benshi nkunda kumva bavuga ngo ndashaka umugore umeze nka mama uri kumva kwimarikamo icyo kintu washaka kumva kavuze ukumva nta kantu koroheje ariko gushaka umugore umeze nka mama ni ikintu gikomeye kandi umuhungu yakuze yimarika avuga ati ngomba kuzabona umugore umeze nka mama umukobwa akura avuga ati ngomba kuzabona umugabo ukunda akazi nka papa ukora papa yaratuvunikiye yariyimaga yakoraga ibi none ugashaka n'umugabo ushatse aze amere nka papa none ugahita ushaka umugabo ngewe ndi mpamvu nubwo wumva ngo ndahangayika rwose niyo hababura miliyoni zingahe nzanira umugati n'ingiye ubwo rero bayo
yego ushatse kamarade babwiye ati umugabo ngo ndahangayika mpangayiko ariko ntago ibibazo bingira ingaruka ngo ubone nahagaze imitsi yahagaze oya kandi nawe ntago bivuze yuko mu by'ukuri uba utari buze kubasha gukemura ibibazo biri mu bagomba kubikemura ariko ntago bivuze ngo ibyo wabonye hariya ni byiza kugira ibyo wigira kuri famiye runaka ariko hari ukuntu usanga umuntu ashaka kwinjizamo cyane uwo babana ko agomba kumera nka wa wundi cyangwa ari akantu gato tusoza umugore wanjye ajya akunda kumbwira urumva ngende umukozi Imana mu rusengero twarabyaye naramubujije kujya ku rusengero ndabwira ntabwo nshaka kujya ku rusengero banza wite ku mwana ufite amashuri ufite ibintu byose wakumva nukugira ariko akatamwe ati se runaka ko yaje amaze ukwezi ko nyine nashaka mare nk'amezi nk'atatu ari mu rugo atuje ameze abazave mu rugo umwana ajye ku ishuri ajye mu gahunda z'urusengero agenda agiye ariko umwana arabonye kwakumva mama we hafi aho ngaho we akakora akomplaining ruga naka se we ko yaje amaze ibyumweru bibiri ko yaje gusenga amaze bibiri ariko sheri nawe uri umupagani wese urambuza gusenga ukwezi kose kigiye nta n'imodoka twari dufite hano twari dutuye hari arimo urugendo we nareba ngo uwo waje gusenga turi hafi y'urusengero twebwe aho dutuye ni isaha cyangwa iminota 50 no gutega moto n'imihanda mibi n'ikaritsiye nshyashya twari twimukiyemo njye nibyo narebaga mbwa uyu mugore najya ku rusengero imvura ikagwa biri bugende gute wagahita avuga ati runaka ko yaje kandi atuye hafi y'urusengero afite famiye afite barumuna be mu rugo bashaka gufata uwo mwana afite nyina mu rugo bashaka kumufatira umwana so rero abantu bagomba kumenya yuko niba bari mu rugo baharanira inyungu z'umuryango ibyo ukora byose wibikora wikunda nimba n'umuntu akoze ikintu menya ko agikoze ku bw'inyungu z'umuryango nimba madamu akoze ikintu agikore ku bw'inyungu z'umuryango icyo duharanira cyose tumenye yuko twemve dushora mu muryango iyo abantu batazi icyo kintu wibwira ko umugabo ibyo akora yikunda umugore ibyo akora yikunda urikunda wirebaho kuki ukunda kwirebaho umugabo ibyo akora abikore ku bw'inyungu nimba uri umugabo w'icyubahiro icyubahiro cyawe ni cy'umugore wawe nimba umugore wawe ari beautiful ni mwiza ariko wawe ni araguhagarariye aragupresenta ahari ubwiza bwe icyubahiro cye amashuri yawe ibyo uri byo ni icyubahiro cy'umuryango bizanira inyungu mbere ko bigira inyungu ku ruhande inyungu za mbere ni mu rugo urugo nicyo kintu cya mbere kigomba guhora imbere mu bintu byose urugo rwanyu mwarugereranya ni ijuru rito heaven umugore wanjye yitwa ijuru rito muri telefone nanjye nitwa ijuru rito muri telefone ye ngomba gukora ibintu bigomba gusa n'ibyo nitwa muri telefone ye ni rito heaven no muri telefone yanjye ngomba kubimwibutsa ibyo bintu urahamanya n'umukayibana ko wabaye ijuru rito kuri njyewe ndabyibaza mu mutima hari abantu batajya bakunda gukora igihe cyo kwiganiriza muri bo njye ndiganiriza cyane bijya kunzamo naribajije kuko urabona amanimero y'amatelefone tugenda dushyiraho amazina hazibandi switi papa runaka ravu baby umva ibintu byinshi cyane ariko nkahora mvuga ati umunsi umwe twari twashwanye mu mutwe wanjye binzamo ndavuga ati niki gikwiye kunyereka niki nikiye kintu kijyanye ndeba ngo my world my what ntekereza niki kintu kizajya gihora gituma haba ubwiza niki kintu kiza cy'agaciro ku isi ndagishaka kuko arumva amazina yahoraga ahinduka bitewe n'uko enough always urumva amazina muri telefone hari n'ibyo narumvaho mbibona nkumva ni bishyashya kandi ibi nabyo ni byiza urumva rero ngeze aho ngaho mbona ni ikihe kintu cyiza kinzagendera muri telefone numva kidasanzwe cyashobora kuzabaho nifuza numva ikintu kibaho gishobora kuba cyiza twese tutarabona n'ijuru urumva nicyo kintu kibamo imana nicyo kibamo ibintu twumva twese byiza dushobora kuzabona bituma tunareka n'ibibi tukabiriharanira
avuga ati iki kintu buri gihe kuko nubwo niyo azajya amamagara dufitanye ikibazo ajya abona ati rya juru avuga ati uyu muntu ryajurira hamagaye njye nagikoze mu buryo bw'umwuka ntago nabikoze mu buryo ari very ariko muzeberi ushatse urumva navuga ati this person should be my unexpected thing something ikintu natekereza bukeye niba arabibonye muri telefone yanjye niba byaragenze bite ariko nziko namutanze kubimenya nawe aza kubimbwira njye ntabwo nari nakabimubwiye aza kubimbwira ngiye ati rero muri telefone yawe ubundi iyo twahinduraga amazina twarabibwiranaga we izina ryiwe ryakomeje kuba rimwe yari yaranditse ngo mama Jadidi yarabyanditse tutaranamubyara urumva we bimaraho igihe turi guhanura n'indi case icyo kintu nacyo tuzakivugaho sibyo nimutwemerere we yari yarabyanditseho so ikintu uvuze uratubaje ngo urugo rwacu turugereranya n'iki we claim it turabiclaiminga kuko isi ntabwo ishaka ko tubana umwanzi ntabwo ashaka ko twubaka ariko we have to struggle muri telefone niba mpamagaye niba nyandikiye message ndi bubonemo akantu mvuga ati kagabanya ububabare kagabanya uburakari kagabanya kagomba kunyereka ko mfite ikintu cyiza kandi cy'agaciro kitari kidasanzwe gihambaye so twarigereranya nk'ijuru rito kuko we complain that turaclaiminga cyane turacyatura cyane ngo kibe nubwo kirimo ariko kigomba gukomeza kikaba wow akana murakumvise ikibazo cya nyuma wenda turimo urani cyane okay nindi romantique cyane muri mwe kamarade yego ajya nawe yanaguterura nk'uburakakaye nagakibikora cyane kuko nagiye mubuza sometimes nabyo reka mbigarukeho let your partner be himself hari igihe ubuza mazabikumbura atakibishaka urumva hari igihe yajyaga nkoraho amfata gutya akambwira zana intoki akambwira ngo mfata Yesu ngo utatubona ya department yanjye newe buri muntu mu rugo aba afite department ye rero mu kuba romantique it takes it all ariko ni byiza ko abagabo baba affectionate cyane kurusha abagore urumva ngomba kubikora nk'inshingano ko jewe uyu marayika wanjye ubu ngubu utamujyanye ngo umusokoreshe yari kuza yafunze agatambaro nta kintu yibereyeho kuri iyi dosiye nta kibazo yifite yakambara isengera akaza yakambara inkweto ze ugomba kumenya ibyo bintu ukabikurikirana mbese ni ukurikirana utwo tudetaye ukamumenyera utwo tuntu ariko nawe ukamushyira imbere agakora iyo ari mu kazi aba ari mu kazi iyo mwavuganye ko ari gukora akazi kawe ubwo ntumubwire ikindi kintu nubwo haba hari kugwa imvura y'amahindu arambara bote yambara ipantaro n'ijakete n'umutaka ngiye ku kazi ntabwo iyo agiye ushaka umukozi mwiza nanjye nkora akazi nkunda akazi ariko iyo ari mu kazi umwana yarwaye bonjyanire kwa muganga ndaje tuvugane hari ikiri kubura menyera izo gahunda nzimenya ntuje gaze nabashiranye menyera iyo gahunda umunyu nawe menyera iyo gahunda ari mu kazi tukaganira kugeza igihe kuko nubwo ndacyafite ibindi bibazo ariko ni mu mbare mbifatira ikindi gihe mbifatira uwundi munsi mbashimire cyane nshishikariza n'abantu bari badukurikiye yuko baze kuza gukurikira chaîne yanyu ya YouTube ndibuze no kwipiningaho tuzayiganiraho nayo wenda mu buryo bundi burambuye mu tubwire niyo mwigeze kubikomozaho gatoya aho yavuye igitekerezo aho cyavuye
ni umurongo mwiza mwafashe ni byiza ko dushyigikirana twese tukabasha kugira itafari dushyira ku muryango kugira ngo umuryango urusheho kuba mwiza kuko nitubyanga twese nta wundi muntu uzabikora ariko nitubikunda twese imiryango yacu izareka gusenyuka nk'uko wenda birimo bigenda biba muri iyi minsi ari na byinshi cyane mwakoze cyane rero Imana baho umugisha mukomeze kugira amahoro mukomeze mukundane ijuru rito tuzakomeze turyumva imyaka n'imyaka nabyumvise ariko tutuzi ari muri mukiri muri za mama kana mwakoze cyane Imana baho umugisha yego namwe Imana baho umugisha bye